Njye ndacyari Rwabugiri mukuru w'isibo. Ndashaka uno munsi tuganire ku bintu bike cyane, tutizimba mu magambo. Hari abasore benshi njya numva ngo sheri wanjye ngakunda amafaranga, oya ntago ayakunda. Ahubwo ese sheri wawe ujya umuganiza ku bintu ukora? Ese ujya umuganiza ku bibazo byawe? Ese muri make iyo murimo muganira ujya umubwira amafaranga ukorera uko angana? Dore ibintu ukuntu bimeze uno munsi cyangwa se aka kanya. Mu gihe uri kuganira n'umukunzi wawe, ntugatangire, mbese mu gihe urimo kumutereta nyine muganira, ntugatangire umubwira ibintu ukora cyangwa se ngo utangire umusezeranye ibintu uzamugurira. Ni hahandi usanga we ubwe nta kintu yigeze kwisabira, ariko ugasanga ibintu byose iri kuvuga ati nzakugurira ibi ngibi, nkugurira ibi ngibi. Ugasanga nyamara nubwo uvuga ngo akujya amafaranga ntago ayakujya, ahubwo ni wowe uyarekura. Nubwo yaba atari we n'undi yayajya. Ndabizi ushobora gukeka ko wenda ibi ngibi ari urwenya, ariko ya uko niko kuri. Kuko mwese murabizi ntawe udakunda amafaranga. Ndayakunda, nawe urayakunda, ndetse n'undi arayakunda. Ariko ubundi reka mbibire akabanga. Wowe nimba uzi neza ko sheri wawe akunda amafaranga, bya bindi bya nyabyo nyine, ku buryo nimba muganiye nk'amagambo 10 usanga 5 nta kindi yakubwira uretse kukubwira ati genda ungurire ibi ngibi, ibi n'ibi. Ndabizi pe, kuba wagurira umukunzi wawe ukagenda ukamugura ka ice cream, ka shokora, ibyo ntago ari ibintu bya danje, ni nkuko wakagurira n'undi wese. Ariko mu gihe abonye bagenzi be bafite ibintu akavuga ati genda ungurire telefone, genda ungurire iriya kanzu ndayishaka, urayimugurira se? Ni umugore wawe se? Mwarabanye se? Mwarasezeranye se? Oya. Rero hari igihe akenshi, ariko namwe abasore nanone kambagarukeho, hari igihe mwiyemera, ugasanga uri kwiyemera ku mukobwa ngo nkorera 15 ku munsi, nkorera 30, 20, ugasanga mu kumutereta nta kindi ukoresha uretse nyine kwiyemera tu, umuratira amafaranga. Nese urambwira ngo ni gute we ubwe atazaza kubwira ati genda ngure biriya na biriya? Noneho nawe kubera ko zikwa mwiemeyeho gukorera amafaranga menshi, ukagenda ukabigura ukabimuhereza, ariko nyuma ugasigara uri murira gusa tubwira ngo sheri wanjye nganje amafaranga mwana. Hoya, ujya namwe basore hari igihe akenshi mubigiramo uruhare. None se sheri wawe nimba akubwira ati genda ungurire ikintu kiniki, ugomba guhita nawe umubwira ibibazo byawe, ahubwo nawe akaba ari ugutama. Simbaremeye, reka tuze kubonana mu kanya mu zindi nama. Ntago mbabesha.